ndabakunda cyane banurukije ndabakunda cyane bakunda cyane Imana ibaha umugisha Imana umugisha abantu ko no famiye irimo ibice cyizere yuko aho bari batangiye kwiga niba banabyifuza ntabyo bazabona ahubwo ni famiye nanjye ubwanjye nunguye bitewe n'ibyo maboneye abashaka ko tutadukana ntibasubize amerwe mu isaho gusa nanjye biranshimishije kuko nanjye nshobora kuba narindi muri abo ngabo iyo ubonye abantu benshi bavuga ibintu biri negative nawe nyine ugenda muri icyo kigare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nawe namara gutera ishyaka abana b'abakene abana babo biga kuri groupe scolaire akajya tudgana turarana nakora nawe ubwo nangana nawe muzajya murarana none nkubaze uzajya umwigisha se kubara nawe uzajya umwigisha uzamwigisha nawe kubara zabimenye nakura ubundi iki kiganiro ni icy'abana nanjye nabuze icyo mvuga agenda ku ishuri akajya atumutware mujye mumutwara ku ishuri reka tubasuhuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose amahoro Imana Nyagasani ukomeze kubana namwe cyane abatuye muri Amerika, Australia, Canada, Asia n'ahandi hagiye hatandukanye no muri Afurika no muri Kigali, Kampala, Bujumbura, South Sudan ndetse na Saudi Arabia. Ese Imana ikomeze bahereze umugisha cyane. So ikinteye rero kwitereka hano kuri kamera kugira ngo dushimire bamwe na bamwe ariko mwana uko bari bazi ko twabararitse n'abararitse warabararitse babwiye ko bizabazindira cyane cyane abantu nari nararitse na abantu bemezwa n'ibimenyetso nkanjye hari abantu dutinda cyane bemera babunye cyane mbo rero hano hari abasore babiri hari utatinyuka kuvuga ati ni ibintu washyize ngaho imbere ariko nayo maboko buri yaramfashije oya wimugaragaza ushaka kugushira amatsiko wa mugani ari kwayura ariko dore udutoki ngutu ikiganiro cy'umuryango n'abantu babonaga yuko famiye ishobora kuba yaracitsemo ibice twacitsemo ibice umwe yagiye udaca ndakeka umwana ariko gufata ndakeka amatsiko yabo ashobora kuba agiye kurangirira hano bo iyi niga rero bayita Mushayija Rwema Asha witwa nde mwana Mushayija Rwema Asha yonyine suhuza bari abantu bari kukureba basuhuza bazayinanure ndabona mufite n'umuhungu mwiza Karanago basuhuza. You greet them. Hello. N'umugore. Taze mumeze mute? Uyu rero wundi yitwa Mirembe Rweme Akero yakitwa Mushayija Rwema Asha. Urumva rero namazina meza cyane kandi amazina matagatifu. Bose n'abasore. Bose n'abasore. Iyi niga rero yatangiye kwayura. Ariko vuba ngara iri guseka. Bo hanyuma rero. Mwana vita Kongo. Kana gaki. Izi nose. Yes. Hanyuma ibindi. Ibindi afite nibi. Ibi mukora mu maso.
amaso ibi ngibi ni ibiki ibyo wari ukozeho ni ibiki ibi ngibi amaso mu cyongereza eyes abapeti barakuze ni ko baba bari kuganira icyongereza aba itangiye kugenda ireba gake mu minsi iri imbere ndamuha umukobwa wanjye dade nugera hariya aranyereka akantu keza kuri telefone yawe kuri telefone yanjye ndakwereka akantu keza nawe uranyereka ibyo wize sibyo nawe uranyereka ibyo wize wize iki wize numbers uzi kubara se uzi kubara twumve ni you counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nawe namara gutera ishyamba abana b'abakene abana babo biga kuri groupe scolaire cyangwa GS wati bihangane nayo Imana izabiha yiga muri middle nganyumvira ndabasuhuje abantu twize kuri groupe scolaire cyangwa GS mama yavuze mwana nakura nanjye akajya turyana turarana nakura nawe ubwo nangana nawe muzajya murarana none nkubaze uzajya umwigisha se kubara nawe uzajya uzamwigisha nawe kubara zabimenye nakura muri iki kiganiro ni icy'abana nanjye nabuze icyo mvuga agenda ku ishuri akajya atumutware mujye mumutwara ku ishuri bazana mutware n'uruhinja rwo kubona kakanya yasahise ajya ku ishuri nawe bo rero ndabizi abantu mushobora kwibaza ibintu byinshi cyangwa se mukavuga ibintu byinshi gusa ntabwo twari kubura kubereka ko haje undi mujyama nawe ejo bundi azaba yicaye inyuma ya kamera ari kubikurikirana ibintu byose cyangwa se nawe yicaye imbere ya kamera ari kubabwira uko bwaraye n'uko bwiriwe so ikindi turabashimira turakomeza kubashimira cyane nk'abantu bakomeje kutuba hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi so ariko nanone tunenga abadutereranye kandi twari tuzi ko bagomba kutuba hafi gusa nanone ntabwo ararenga abantu bakunda kugarukaho kera njye narabamenshoninga banza abo bantu barakubabaje erega buriya hari igihe urabizi bajya baca umugani ngo ikize mu kiganiro cyatambutse sibwo nabwo wabavuzeho ntabwo bura gusoza cyangwa se gutangira ikiganiro ntabavuzeho kuko bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye hari igihe umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza akakubwira ati ibintu biragenda gutya cyangwa se bimeze gutya cyangwa turabigenza gutya hanyuma ukamurindira uwo muntu ukamubura bamwe na bamwe barahari kandi niko babigenza gusa nyine ntabwo ibyo bintu biba ari byiza waraye so ikindi nahangaha twibereye gutya n'abapeti ako naguciye mu ijambo tutaragera kuri abo bantu banza barakubabaje uri kubagarukaho kandi ntabwo bisubireho ubwo ari kugushotora ngo gushotora kandi ntabwo bisubireho pe biyumve ubwo bariyizi rero ukuntu bagusaba imbabazi biyumve ku giti cyabo ikindi kandi nyamukuru babane nabo birirwa bandika komenti bavuga bati sadunda yaracomotse ntawe uhari cyangwa se ndi nawe byagenze gutya umuntu aba ari mu bintu byinshi wallahi ntago umuntu buri munota azajya abuzurira 100% uko mu byumba cyangwa se uko mu byifuza so
ikindi njye narindi no mu mayira ndi kwicomokera nigendera mu kazi dambura wakira umwana gerard ifatira umwana ufate neza agatwe kihuta agahirika yaramvunye ubwo rero murabeho ibindi ubwo mutureke njyewe ndagiye turekeye ikibuga barekeye ikibuga ishusho byamucanze byaramvunye we mwana asha ufata umwana byara niba byoroshye ngakira mikoro yo yifate komeza uganire se ba bantu twavugaga hano z'abarayitanze gati ndabakunda cyane Imana ikomeze bahe umugisha babwiye ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane banurugisha ndabakunda cyane ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha Imana umugisha abantu babona ko ino famiye irimo ibice cyizere yuko aho bari batagiye kwiga niba banabyifuza ntabyo bazabona ahubwo ni famiye nanjye ubwanjye nunguye bitewe n'ibyo maboneye abashaka ko tutandukana ntibasubize amerwe mu isaho gusa nanjye biranshimishije kuko nanjye nshobora kuba narindi muri abo ngabo kubera iyo ubonye abantu benshi bavuga ibintu biri negative nawe nyine ugenda muri icyo kigare niyo mpamvu akenshi ari gutegereza umunyamakuru ngo abashe kuba yaza dusanzwe dukorana kubera ibibazo yabashije kuba yagira nanjye nzakomeza mibere nawe uzagire wait sibyo nibyo navugaga uzagenda ubatubwirire ko rwose wasanze ibintu ari amahoro kandi nizeye ko nabo bari kubibona ndetse bo ntabwo bari kubibona nabo bari kubibona kandi ibi ngibi ni amahane n'abifuza ko birangira nabo nibakomeze bicare ku ntebe bakurikire filime uko bizajya bigenda episode kuri episode njye n'umugabo wanjye tumeranye neza nta kibazo dufitanye nizere ko nabo babibonye rwose ubwo twaba tumeranye nabi uyu mwana akaba yaravuye he wamukamisi umuntu unatinyuka baramubara nakomeye yembaze wanga ari muri cya gihe yaragihura na biriya bibazo yahuraga n'ikibazo nyine agakora impanuka none abantu bagira n'imbaraga buriya ibintu Imana yahaye umugisha ntawabisagararira ni uko nguko rero nanjye reka mbashe kuba nashimira buri umwe wese kuko tugeze ku mpera y'umusozi y'iki kiganiro buri umwe uwo ari we wese wakundaga Innocente ntamukunde ku munwa gusa bama igikoma pe abashe kuba yamwohereza n'agakoma ahubwo hari abantu bashobora kuba batazi na nimero yawe ku buryo yaguhamagara akavuga ati kanashyira hari umuntu ushobora kutaboneka haba iyanjye rero bacishaho ni 0788 15 98 125 bayibura no n'umugabo wanjye nawe twavanze byose na nimero ye ziba ku kiganiro 07 24 87 256 babuze imwe babona indi mugani ka tureba abantu bakunda abantu ku munwa ati turamukumbuye turamushaka dore nguyu Innocente wanyu reka turebe cyane rwose rero ko twongeye dushimire buri umwe wese wafashe umwanya akaba yatangiranye natwe akabasozanije natwe nawe tunagushimira kuba mwamwumvira ubutumire bwacu sawa bye bye